Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Ni mwene so Nzeyimana Batishabanu basuhuza. Uyu mwanya tugize umugisha ukomeye kuko Imana itwemereye kugira ngo twongere gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ndabifuriza kugira ngo Umwuka Wera abane namwe kandi ijambo ribafashe nk'uko riri kumfasha, ndetse Umwuka Wera arusheho kuribasobanurira. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, tunejejwe no kugushimira ku buntu bwawe n'urukundo dukunda, kandi agakiza waduhaye umwana wawe. Hari isezerano rikomeye waduhaye twagiranye yuko tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Reka rero dushyigikire kugira ngo ijambo ryawe tujye kumva ritugire umumaro muri ubu buzima, kandi Umwuka Wera akomeze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Bene data, nahoze ntekereza ku bintu bitera abantu umunezero cyangwa bituma abantu bishima. Nsanga bimwe mu bintu bifite agaciro bishimisha abantu bitandukanye muri ubu buzima, nuko iyo abantu bafite ibikwiriye mu buzima, afite ibyo kurya, afite ibyo kunywa, afite aho kuba, akazi, biranezeza. Ariko kandi usanga abantu tunezerwa mu buryo butandukanye, ariko nagira ngo mbabwire ku munezero tuzagira tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Imana idufashe cyane, kandi uwo munezero ujya utuma dusiga ibindi bintu byose twiringiraga, ugatuma hari ibyo utuma tureka kugira ngo tumenye uburyo tugenda. Duharanire kuri uwo munezero uri mu bwami bwo mu ijuru. Reka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo wa 44, haranditswe ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira, aragenda umunezero umutera kugura ibyo atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Amen. Bibiri tubwiye ngo iki? Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, hanyuma umuntu azigwaho, ngo aziguyeho ngo umunezero umutera kujya kugura ibyo yaratunze byose. Hanyuma amaze kugurisha ibyo yaratunze byose, arazabasha kugura wa murima. Bene data, umunezero tubonera mu gakiza, umunezero dutekereza w'ibyiza tuzabonera bwa mu ijuru, utuma utwibageza intambara n'ibibazo byose duhura nabyo. Muririmbyi yaravuze ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru ngo bidutera umunezero bikatwishimisha. Aravuga ngo kubana nawe bituma nubwo twaba turi muri ubu buzima, ariko iyo dutekereje ko tuzabana mu bwami bwo mu ijuru, hahandi yavuze ngo ngiye kubategurira ahanyu ngo kugira ngo aho ndi namwe abariho muzaba. Uwandikiye Abefeso Filipo yarabwiye ngo naho iwacu ho twebwe ni mu ijuru, ngo niho dutegereje ko Umukiza azava. Muri aka kanya nshuti y'umusaraba, ngira ngo nkubwire ngo urushe gutekereza ku bihe byiza tuzagira tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Nabonye umunezero tugira kandi tukawunganya abantu bose iyo tubashije kuba turimo. Umunezero tubonera mu gakiza, gutekereza ibyiza. Muri nibyo ngo ni igihe gito intambara igashira, ngo ni igihe gito umuraba ugacyaho, ngo noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Aravuga ngo mu ijuru ntihazagire ibyaha, ngo nicyo gituma huzuye amahoro. Nagira nkubwire ngo mwene data, uyu munsi nubwo ufite imibabaro, nubwo ufite intambara, ariko dore umunezero. Haleluya. Waruzi umunezero utuma naho umuntu yarya bike bidatetse neza, wenda bitameze neza mu bundi buryo bibi, ariko akagira ibyiringiro. Muri Bibiliya iravuga ngo Yesu niwe ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago niwe bitsinda. Ngo yewe ushaka ubugingo budashira, umwizigera azakurengera. Imana idufashe cyane. Uyu niwo munezero umukozi n'umukoresha banganya. Nimba ari ibintu byagushimishije mu buzima busanzwe bikaba bihari, ariko ugize n'ibikubabaza, ariko mu gakiza, Imana ishimwe, niho tugirira ibyishimo n'umunezero ukomeye, kandi Umwuka Wera twahawe atubera nk'umuganura udukumbuza ibyiza biri mu bwami bwo mu ijuru. Nagira ngo rero muri aka kanya ijambo uritekereze. Umunezero ngo uyu muntu yagize wamuteye kugura ibyo yaratunze byose, ibyaha, amaganya, agahinda, byose abigurisha kugira ngo abone ya zahabu y'agaciro. Kuko ubundi agakiza cyangwa izahabu ifite ikintu ishushanya mu buryo bw'umwuka gikomeye, kandi bavuga ko n'ubundi bagereranyije n'ubwami bw'Imana. Ariko agakiza tuboneramo mu hantu ariyo zahabu gafite umumaro ukomeye mu buzima bwacu. Nagira ngo nkwifurize rero kugira ngo uyu munsi amahoro atangwa abonekera muri Kristo abane nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi,
kandi akuyobore ku gakiza. Ndakwifuriza kugira ngo umugisha w'Imana uganze kuri wowe, kandi ndakwifuriza kugira ngo ubashe kunesha ibiguhagaritse umutima, maze uyu munezero ube kuri wowe. Erega Kristo azagaruka aje gucyura itorero. Bikwiye kugutera umunezero, bikwiye gutuma wihangana ugakomera ntucike intege. Reka dusenge, ariko umugisha w'Imana ubane nawe. Amen. Data, mu izina rya Yesu twongeye kugushimira, tugushimiye ku rukundo dukunda, kandi tugushima ku mahoro waduhereye mu buntu bwawe. Agakiza kawe nigakomeze kubana natwe, twiteho, kandi abafite ibibazo bitandukanye bibagoye bakomereye baremera ibyishimo, ukomeze kubana natwe tugeze na Data, mu izina rya Yesu. Amen.